ntabwo tuje muri gahunda yo kwisobanura, ariko guys, ufite amahirwe kuba uri mu grace room, ufite amahirwe kuba waramenye Imana, ufite amahirwe kuba warasobanukiwe amavuta ari muri Pastor Julienne Kabiri Gikabanda. Komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe, nicyo nge naje kukubwira. Hari n'ahandi nabonye kuri social media bavuga ngo Pastor Julienne Kabanda nta kindi azize, ngo Grace Room izize ishyari ry'abantu. Ibyo byo birashoboka. Ikintu cyitwa ishyari cyatangiriye kuri Kayini na Abeli bavukana. Yaba ari amashyari y'abandi bantu bakorera Imana hirya no hino muri iki gihugu no hanze yacyo, bakagira amashyari. Bamwe banavuga nk'uko nabyumvaga ku mbuga nkoranyambaga bivuga ngo yari abamazeho abayoboke, ngo abantu bose birirwa babatizwa ngo bavuye mu yandi macacezi n'amadini n'amatorero, ngo niyo mpamvu nyine ngo bashobora kuba barakoze ukuntu nyine bikagenda gutya muri iri tangazo. Simbizi, sinacyoje kuvugaho, ariko niba n'amashyari arimo, noneho muzabishakira irindi zina, kuko abantu baza muri Grace Room, abantu bashaka kuba aba Grace Room, abantu bashaka kwakira agakiza banyuze muri Grace Room bagiye kuba benshi kurusha. Abanyeshyari rwose mwikomeze, naje kubabwira ngo mu mutuzi bizashira, naho ubundi Grace Room igiye kwaguka kurushaho. Ubuntu bw'Imana nta kintu cyabufunga kuri ino si, niyo mpamvu abantu bakira na Pastor Julienne Kabanda ataragera mu rusengero. Narinje kuguteguza ngo witegure ubuhamya bugiye gutangwa muri no transition Grace Room ifunzwe ihagaritswe. Ubuhamya bw'abantu bagiye gukorerwa ibitangaza n'amateraniro atari kuba. Noneho muzavuga iki? Noneho aba YouTubers bagenzi banjye tuzavuga iki? Kandi ko ibitangaza bikiri gukoreka, kuko ubuntu bw'Imana buracyari muri twe. Ineza y'Imana, kujya neza kw'Imana kuracyari muri twe, ntabwo kwafunzwe ni kwafungiranywe. Mwitegure, mushake space, mutyaze recorders zanyu, mugiye gukora inkuru kuri Grace Room. Dusoza igiterane mami yaravuze ati ibinyamakuru bigiye kuvuga Grace Room, bamwe bageraho bavugishwe. Mukomeze mwitegura, ahubwo mugiye kuvuga n'ibindi bitangaza biri kuba muri no minsi Grace Room ihagaritswe. Biri kuba byinshi, mutangire mwitayarishe gukavaringa inkuru. Buri munsi breaking news, buri munsi breaking news, buri munsi breaking news. Shuti za Big Grace TV, nizere ko muri amahoro, nizere ko Umwami Imana abarinze aho muri hose mu byo murimo byose. Ariko niba mutanameze neza rwose mukomere, mwihangane, kuri ino si ibyiza n'ibibi birasimburana. Uyu munsi nje kuganira n'aba Grace Room, uyu munsi nje kuganira n'inshuti za Grace Room, uyu munsi nje kuganira n'inshuti za mami Pastor Julienne Kabiri Gikabanda, uyu munsi nje kuganira n'abakunda Kristo through Grace Room. Nshuti z'Imana, uyu munsi, iki gihe turimo uyu munsi, ntabwo ari igihe cyo gucika intege, nibyo naje kukubwira. Hari impamvu nkazingahe nanditsemo hano ngiye kukubwira, nje kukwibutsa ko igihe nk'iki atari igihe gucika intege, ahubwo igihe nk'iki ni cyo gushininga, igihe nk'iki ni cyo gukomera, igihe nk'iki ni cyo gukuza ibyo twakiriye through Mama Julienne. Aba Grace Room hirya no hino twize gusenga, twamenye gusenga, twamenye kugaruza ibyacu, twamenye kuziba icyuho, twamenye gusenga nta muntu turamburiyeho ikiganza, nta muntu tugenga Imana iravuze. Nawe aho uri hose nayo Imana yakuvugisha. Ubwo rero nta gikuba cyacitse, gusenga ntubyibagirwe, ntutangiye kujya uryama udasenze, ntutangire gucika intege ngo kubera ko tudaterana ngo kabaye, nta kabaye. Nta kabaye, buri kintu cyose n'impamvu yacyo. Iri shuri turimo dukurikije ririya tangazo rya RGB ryasohotse, hari impamvu ryaje. Nta nubwo wakibazo utese kuki iri tangazo ryasohotse tuvuye mu giterane muri Arena inshuro 2 mu kwezi, ku itariki 4 no kuri 5 z'ukwa 4, Imana ikatubwira iti mugaruke tugasubirayo kuri 25 n'esheshatu na 7. Ntabwo uri kubihuza ngo umenye impamvu. Impamvu ko ari kugira ngo dukomere mu gihe gisa nk'iki, kandi nkwibutsa yuko Imana itagikora na rimwe ibintu umwana w'umuntu ashoboye. Niba ari deal ziri mu madosiye ya Grace Room na RGB, izo deal mami Pastor Julienne Kabiri Gikabanda arazishoboye kuzisolvinga hamwe na RGB. Ariko niba harimo deal umwana w'umuntu adashoboye, Pastor Julienne Kabanda adashoboye, Grace Room idashoboye, RGB idashoboye, aho ngaho Imana iraje ibyikorere, ibisolvinge, ibishyire ku murongo. Ariko jamais, nta na rimwe Imana ikora ibyo umwana w'umuntu ashoboye. Noneho rero Victory twavanye muri BK Arena 2 mu kwezi kwa 4 2025. Nidufashe gushikama mu gihe gisa nk'iki, gukomera mu gihe gisa nk'iki, kandi uciye umwuka. Uce iyo umwuka.
naje kuvuga ngo igihugu ni umubyeyi, ntabwo gishobora gukora ikintu kitari mu nyungu z'igihugu. Igihugu ni umubyeyi, turi abana b'igihugu. Niba harimo ibidatunganye ni igihe cyo kubitunganya, ariko ntabwo igihugu cy'u Rwanda gishaka ko abantu badasenga. Wapi! Igihugu cy'u Rwanda gishyigikiye amadini n'amatorero anyuranye n'imisigiti. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda cyabaho tudasenga, kinashyigikiye ko dusenga. Ibyo bintu ntagira umuntu ubyishyira mu mutwe we, ntugwe mu mutego wo gucumuza ubwonko bwawe, wo gucumuza ururimi rwawe ngo iki. Oya, igihugu ni umubyeyi wacu, kirashaka yuko Grace Room iba perfect, Grace Room ibintu birushaho kugenda neza. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda kidashaka ko dusenga, kirashaka ko dusenga neza kandi turi secured. Tubyumvikaneho, ururimi ntirukunyererane ngo ugendere mu kigare nk'ikiri kuri social media bavuga ibyo bavuze bahimbura. Igihugu cyacu cyemera ko dusenga, n'abayobozi b'igihugu cyacu barasenga. Ibyo byo bishyire ku ruhande. Ariko niba hari ibidatunganye bigomba gutungana, niba ari bigomba gutunganywa n'abantu babirimo, niba ari bigomba gutunganywa n'Imana nayo ubwayo ibirimo. Grace Room, guma mu mwanya wawe. Ubu narinje kukubwira iki? Narinje kukubwira ngo abantu bari ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo intandaro yari ratangazo rya RGB ngo nuko ngo Grace Room ngo yabatije abantu 500 ngo muri piscine. Guys, 500 yabatije ahubwo ni bake. Nje kuguha amakuru ko Grace Room muri gahunda ya Born Again abantu bigira umubatizo biga buri wa gatandatu muri Grace Room. Ubundi higaga abantu bagera ku 1000. 500 nibo babatijwe ku ikubitiro, hari abandi bapendinze basaga 500 nabo bazabatizwa. Ejo bundi rishuri turimo ryo guhagarikirwa nirirangira. Ntabwo Grace Room ifa kubatiza gusa. Grace Room abantu bariga amezi 6, bari abantu 500 bayamaze biga muri gahunda ya Born Again biga ku wa gatandatu. Kubatiriza muri piscine ntago ari cyo kibazo, kubera yuko n'andi madini ntavuze ntarondora baracyabatiriza muri piscine. Narice kukwibutsa ko amabwiriza agenga RGB yashyize ku mugaragaro ku itariki 3 z'ukwa 3 2025 agenga amatorero n'imiryango y'ivugabutumwa mu Rwanda, amatorero, kiliziya, imisigiti, churches n'ibindi. Ku itariki 3 z'ukwa 3 2025 niho hasohotse amategeko mashya RGB yasohoye agenga amadini n'amatorero mu Rwanda. Kubijyanye no kubatiriza muri za piscine, ukuntu bari babivuze icyo gihe, bavugaga yuko amadini n'amatorero mu Rwanda agiye kongera kwiyandikisha bundi bushya, agasaba ubuzima gatozi bundi bushya, atanze miliyoni 2 adasubizwa n'imikono y'abantu 1000 mu karere iryo dini n'itorero n'umusigiti bishaka gukoreramo. Ubwo ndi kukwibutsa imikono y'abantu 1000 ya muri ako karere church ishaka gukoreramo, indangamuntu zabo n'amatelefone yabo. Ndi kukwibutsa icyo gihe banavugaga yuko muri amabwiriza mashyashya buri rusengero, buri dini, buri torero, buri musigiti uzajya werekana ibikorwa, action plan y'ibikorwa bizamura abaturage baho itorero riherereye bazajya bakora. Ibyo ngibyo Grace Room irabifite, isanzwe bifite, ndaza kubikubwira mu ncamake. Noneho banavugaga yuko amadini n'amatorero bagomba kugira inyubako zabo bakoreramo. Panezesero makubari zabo biyubakiye kuva hasi ku itafari rya mbere kugera ku isakara, ahubwo bafite inyubako yujuje ibyangombwa byerekana yuko iyo nyubako bazajya basengeramo ikorerwamo ibikorwa byo gusengerwamo gusa. Atari ukuvuga ngo ni inzu bakodesha, mu kanya karaba kabaye akabari, mu kanya kabe buwate, mu kanya kabe gym gutyo. Nicyo amabwiriza yo ku itariki 3 z'ukwa 3 uyu mwaka wa 2025 yavugaga. Noneho rero kuba iyo nyubako igomba kuzaba ifite ibyangombwa by'uko iryo dini cyangwa itorero cyangwa musigiti uzajya ukoreramo ari byo byonyine byemerewe gukorerwamo. Muri ayo mabwiriza amashyashya yavuguruwe kuri 3 z'ukwa 3 2025 akomeza mbisubiremo, bavuga ko amadini n'amatorero abatiza agomba kugira ahantu hayo abatiriza. Ariko ibyo byagombaga kuba byashyizwe mu bikorwa, si ibintu babakubiseho gutyo gusa bihita bitangira kuba applied uwo munsi. Babahaye amezi 12 yo kuba babiregerarije, bongeye kwiyandikisha bundi bushya, batanze iriya mikono, batanze ziriya miliyoni 2, bavuguruye nk'uko muri ayo mabwiriza byasohotse mu igazeti ya leta ku itariki 7 z'ukwa 3 2025. Bivuze iki? Bivuze ko kuba Grace Room yarabatije abantu 500 muri piscine nta cyaha kirimo, nta kosa ririmo.
Grace Room members ntago turi muri gahunda yo kwisobanura, ariko hari ibintu abantu batindaho kandi hari aka flashback gato wakora ukibuka yuko icyo kintu cyanarangiye. Kuri social media kubona umuntu avuze ngo nuko ngo babatirije muri piscine, no, ntago yari ikosa, kubera yuko churches yahawe amezi 12 guhera mu kwa gatatu uyu mwaka, bara amezi 12. Uzabirengaho icyo gihe atabyo bayirije letere nkuko RGB babyumvikanyeho, niho bizabikosa guys. Naho wababatiriza hehe? Icyangombwa nuko wabigishije, icyangombwa nuko zira souls 500 zakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakaba ari abahamya, ari ibyaremwe bishya, baravuye mu bibi, amazina yabo yarandukuwe mu gitabo cyo kurimbuka, bakaba baranditswe mu gitabo cy'ubugingo. Icyo nicyo cyambere, nicyo Grace Room members tugomba kwishimira, nicyo nshuti za Kristo tugomba kwishimira, yaba Grace Room Rwanda, Grace Room Africa, Grace Room America, Grace Room Australia, Grace Room Canada. Nicyo kintu twishimira. Ijuru ryarishimye, riracyari no muri celebrations z'abantu 500 bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, none barayiza bakabyarwa bwa kabiri. Kwa barabatirijwe muri piscine nta birenze. Na Yesu yafataga kondo agasiga ku maso y'impumyi igahumuka. Impumyi se yari kwanga guhumuka ngo nuko bayisizeho akondo. Kuba babatirijwe muri piscine ntibivuga ko ibyaha bitakuvaho, ura n'umuhango wejejwe. Kubyarwa ubwa kabiri biri na biblique, nshuti z'Imana. Ntago kuba yarabatije abantu bangana kuriya ari ikibazo, ahubwo ni celebration. Na leta yabyungukiyemo, abantu bavuye mu bibi, abantu bamenye Imana, abantu barasobanukiwe, bemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Hari bibi byinshi bavuyemo, byari bibangamiye leta, byari bibangamiye igihugu, byari bibangamiye umuryango, byari binabangamiye ubwabo. Iriya ni intambwe setenatu n'igihugu cyishimira. Rwose mushoutinge, mushake views, dukomeze dushake views kuri YouTube kuko niko kazi dukora. Ariko tunibuka yuko ibi bintu byabaye clarity mu mabwiriza mashya ya RGB yasohoye mu itangazo ryo ku itariki 3 z'ukwa gatatu 2025 umwaka turimo, bikaba bigomba kuba byamaze kuba updated mu madini n'amachurches yose bitarenza amezi 12 uhereye mu kwezi kwa gatatu. Hanyuma rero hari akandi kantu nashaka kukwibutsa. Mu itangazo rya RGB ryasohotse ku itariki 7 z'ukwa gatatu 2025 bivuga ku mategeko n'amabwiriza mashya agenga amadini n'amakiriziya n'imisigiti n'indi miryango ishamikiyeho imyemerere mu Rwanda. Mu bugenzuzi yari yakoze mu mwaka wa 2024 ku miryango ishingiye ku myemerere, harebwa iyubahirizwa ry'amabwiriza yigenga icyo gihe ubwo hagenzurwaga iyo miryango. Ubwo bugenzuzi ngo bwasize amatorero n'amadini n'imisigiti arenga 50 ahagaritswe kubera kutuzuza ibisabwa muri icyo gihe. Muri iryo sesengura ryakozwe, imiryango, amadini, amachurches, imisigiti igera ku 9,000 yarafunzwe. Usibye umwana w'uruhinja utaruzuza umwaka muri iki gihugu cy'u Rwanda, niwe wenyine utazi nkubiri ifungwa ry'amadini n'amachurches n'imisigiti mu Rwanda aho byageze. Kuba Grace Room yafunzwe rero nta gikuba cyacitse, sinabishya gufunga church, ahubwo igishya ni ugufunga Grace Room. Kandi ntago ari ibintu byatunguranye, niyo mpamvu ari diru ya Grace Room na RGB. Niba abo bombi batashobora gusovinga iyo issue, Imana iri kwisovinga kugira ngo tuve mu bwiza tujye mu bundi. Grace Room ikisigiye cyo gucika intege, ikisigiye cyo gutangira kwibaza ngo turamera nk'intama zazimiye. Oya, ubuntu bw'umwami Imana, ubuntu bwa Kristo twakiriye buracyaturimo. Nibukomeze butugwiremo ndetse cyane, nibukomeze buganze muri twe. Grace, ubuntu bw'Imana twakiriye through Grace Room, through Pastor Julienne Kabanda, bukomeze bugwire muri twe, bukomeze budufashe gukomera mu gihe gisa nk'iki, ndetse no gukomeza kuba abakristo abo dukomeje kubabo mu gihe gisa nk'iki, kuziba icyuho. Nubwo utagiterana kwa kabiri, kwa kane no ku cyumweru nkuko twateranaga muri Grace Room, waba wabashije kujyayo Inyarutarama live cyangwa tugakurikira online, ariko nta gikuba cyacitse. Grace Room twize gusenga, kwisengera ubwacu. Nta mu Grace Room gikeneye ko umuntu aza kumuramburaho ikiganza, nta mu Grace Room gikeneye ko umuntu aza kumubwira ngo Imana iravuze. Nawe Imana irakwisangira, nawe Imana irakubwira nshuti ya Grace Room. Ubuntu bw'Imana bukomeze bugwire muri twe,
ahubwo iyi ni time yo gusengera mami, iyi ni time yo gusengera Pastor Julienne Kabanda no kugira ngo iri shuri turyimukemo. Imana ibivuga nariyumviraga ngo turimutse, ni ukuvuga ngo ubwiza nk'uko Aline Gahongayire yabivuze, ubwiza bwa kabiri bugiye kuza buruta ubwa mbere. Guys, YouTubers, ahubwo mugiye gukora inkuru zibarenge mukora kuri Grace Room. N'ejo muri dusoza igiterane cya second edition ya Thanksgiving conference muri BK Arena ku itariki 25/6 z'ukwa 4/2025 ku munsi wa nyuma ari wa 27. Mami asoza igiterane yarabyivugiye ati Grace Room igiye kuvugwa, ati igiye kuvugwa ndetse abanyamakuru bamwe bagiye kuvugishwa. Sibyo byibe rero, ntago ari igishya, nta gikuba cyacitse, nta nk'icitse amabere. Ibintu bigomba gushyirwa ku murongo. Niba ari byo mu madosiye nabivuze, mami na RGB babirimo. Niba ari Imana igomba gukemura mu mana bwayo, nayo ibirimo. God at work, iri mu kazi impande zose. Urumva nta gikuba cyacitse, ahubwo ni dusengere mami, tumwereke ko atabyaye ibikuri, tumwereke yuko ibyo yatwigishije bikiturimo ndetse bikomeje kugwira muri twe, bikomeje gukura muri twe, bikomeje kugaba amashami muri twe. Ibitangaza n'ubundi se wabikoraga n'ubundi biracyakoreka, kuko turacyasenga, turahagaze mu mwuka dukwiye guhagararamo. Umwami Imana aracyakora. Nubwo Grace Room yabihagaze, umwami Imana aracyakora. Abakira baracyakira, ahubwo iri shuri tugere turivemo vuba, bongere badufungurire dukore twumva ubuhamya none ubwo abantu bakize muri no periode yari ratangaza aho risohokeye. Guys, ngewe nje kubikubwira ngo muri no transition bahagaritse Grace Room, tutakiri guterana. Mugiye kumva amatwi acura injereri, mugiye kumva ubuhamya bw'abantu bari gukira, ibitangaza biri gukoreka, kandi n'amateraniro ya Grace Room atari gukora, kubera ko ubuntu, la grâce de Dieu twakiriye binyuze muri Grace Room mu cyumba cy'ubuntu buri turimo, kandi buri kwaguka, buri kuganza muri twe. Grace Room muribuka gutwikirwa nk'uko inkoko itwikira utwana twayiga twikira ku buryo n'utuguru utatubona, turatwikiriwe. Grace Room muribuka kandi ko kwimuka, turimutse tuvuye mu bwiza bumwe tugiye mu bundi. Nuko ngo na BK Arena ntituzayuzura gusa, n'ubundi ntitwayuzuye gusa, twanasagutse none ubu ni stade kuyuzura tukanasaguka. Guys, kwimuka bivuze iki? Tuvuye mu bwiza bumwe tugiye mu bundi. Ahubwo aba YouTubers mutangire musige space y'inkuru mugiye gukora z'ibitangaza Imana ikoze muri no transition. Grace Room yasohorewe riratangaza, amatwi azacura injereri, amatwi azacura injereri, kuko umwami Imana ari mu kazi. Umwami Imana ntakorera mu nzu, umwami Imana arakorera muri Grace Room, arakorera muri Pastor Julienne Kabanda, kandi twamenye Imana imurimo, amavuta murimo twarayakiriye kandi ari kudukorera. Nubu ari gukora. None se reka mbabaze inshuti za Grace Room, abantu bagiye muri BK Arena cyangwa abantu bajya muri Grace Room cyangwa abantu bakurikira online, hari abatanga ubuhamya bakiriye online batanaje i Kigali, bataranaje no muri BK Arena. Iki nenge kukubwira, mami ni ataragera mu rusengero. Guys, haba ibitangaza biba biri gukoreka kuko si ubikora. Ariko ku myaka mfite ntabwo ndabona Imana n'amaso yanjye yabiri, n'abakora Satani ntibaramubona n'amaso. Abo bantu babiri, ubwo bwami bwombi bukorera mu bantu. Ari Imana ikorera mu bantu, ari na Satani akorera mu bantu. Mami Julienne rero yemeye kuba igikoresho cy'Imana, yemera kuvuga Yesu ku muhamagaro w'Imana. Imana iri kumukoreramo ibitangaza byinshi, yabaye umuyoboro w'Imana iri kunyuzamo ibitangaza byinshi. Niyo mpamvu mami turakubwira tuti, Big Grace TV irakubwira tuti, twebwe turakwemera, turagushyigikiye, twagiriye umugisha ku birenge byawe, amavuta yawe turayemera, kandi uri mu Imana. Imana ikora byinshi. Hari n'abataratanga ubuhamya bagipendinze, hari n'ibindi noneho biri gukorwa nari ratangazo ryasohotse. Guys, mureke Imana yitwa Imana, urinde ururimi rwawe rwe gucumuzwa n'ibintu bikurenze. Ntabwo na rimwe ibintu by'umwuka bishobora gusobanuzwa n'iby'umubiri, nta na rimwe ibintu by'umwuka bishobora gusobanuzwa na logique z'umubiri. Ngo abantu ngo barititiza ngo bakagwa, ngo none kuvangwa amazi ngo babatirijemo ngo yibitangaza ko mutarafata umwanya ngo mukomentinga ari amazi bajya gukura ikibeho, muya commentingeho kandi nayo uwayemeye amukorera. Ko
ko mutarabifataho umwanya. Ntabwo tuje muri gahunda yo kwisobanura, ariko guys, ufite amahirwe kuba uri mu Grace Room, ufite amahirwe kuba waramenye Imana, ufite amahirwe kuba warasobanukiwe amavuta ari muri Pastor Julienne Kabirigi Kabanda. Komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe, nicyo nge naje kukubwira. Hari n'ahandi nabonye kuri social media bavuga ngo Pastor Julienne Kabanda nta kindi azize, ngo Grace Room izize ishyari ry'abantu. Ibyo byo birashoboka. Ikintu cyitwa ishyari cyatangiriye kuri Kayini na Abeli bavukana, bagiye gutamba ibitambo. Igitambo cya Abeli kirashimwa kurusha icya Kayini kandi bavukana. Guys, yaba ari amashyari y'abantu basanzwe, yaba ari amashyari y'abandi bantu bakorera Imana hirya no hino muri iki gihugu no hanze yacyo, bakagira amashyari. Bamwe banavuga nk'uko nabyumvaga ku mbuga nkoranyambaga bivuga ngo yarabamazeho abayoboke, ngo abantu bose birirwa babatizwa ngo bavuye mu yandi macacezi n'amadini n'amatorero, ngo niyo mpamvu nyine ngo bashobora kuba barakoze ukuntu nyine bikagenda gutya muri iri tangazo. Simbizi, sinacyoje kuvugaho, ariko niba n'amashyari arimo, noneho muzabishakira irindi zina, kuko abantu baza muri Grace Room, abantu bashaka kuba Grace Room, abantu bashaka kwakira agakiza banyuze muri Grace Room bagiye kuba benshi kurusha. Abanyeshyari rwose mwikomeze, naje kubabwira ngo mu nkutuzi bizashira, naho ubundi Grace Room igiye kwaguka kurushaho. Ubwiza bwa kabiri bugiye kuruta ubwa mbere. Aline Gahongayire yarabivuze. Kuzura BK Arena na stade tugiye kuyuzura. Urumva rero kuvuga ngo hajemo akantu k'agashyari ngo niyo mpamvu hashobora kuba harajemo abantu bakagambanira Grace Room. Ubwo rero muzashaka indi title mubyita, kuko kugambanira nabyo tugiye kubirenga, kuko Grace Room irakomeje. Grace Room irakomeje. N'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nta kintu cyabufunga kuri ino si. Ubuntu bw'Imana nta kintu cyabufunga kuri ino si. Na niyo mpamvu abantu bakira na Pastor Julienne Kabanda ataragera mu rusengero. Narinje kuguteguza ngo witegure ubuhamya bugiye gutangwa muri no transition. Grace Room ifunzwe, ihagaritswe. Ubuhamya bw'abantu bagiye gukorerwa ibitangaza n'amateraniro atari kuba. Noneho muzavuga iki? Noneho aba YouTubers bagenzi banjye tuzavuga iki? Kandi ko ibitangaza bikiri gukoreka, kuko ubuntu bw'Imana buracyari muri twe. Ineza y'Imana, kujya neza kw'Imana kuracyari muri twe, ntabwo kwafunzwe ni kwafungiranywe. Mwitegure, mushake space, mutyaze recorders zanyu, mugiye gukora inkuru kuri Grace Room. Dusoza igiterane mami yarabivuze ati ibinyamakuru bigiye kuvuga Grace Room, bamwe bageraho bavugishwe. Mukomeze mwitegura, ahubwo mugiye kuvuga n'ibindi bitangaza biri kuba muri ino minsi. Grace Room ihagaritswe, biri kuba byinshi, mutangire mwitayarishe gukavaringa inkuru. Buri munsi breaking news, buri munsi breaking news, buri munsi breaking news, igitangaza cyakoretse muri Grace Room, kandi na Grace Room ifunze. Kuko nta kanya gateje bundi tukagaruka, nta kanya gateje bundi ibintu bikajya ku murongo. Harakanone navuze nza kugarukaho kajyanye nuko buri dini n'itorero rizongera kwiyandikisha bundi bushya, ariko noneho mu byo risabwa rikanagaragaza action plan, ingenga bikorwa ifatika y'ibyo bazakorera abaturage baturaniye aho church ikorera, ibintu bifatika. Neje kubwira rero ko Grace Room uwo murongo twebwe tuburimo kuva kera. Grace Room ifite ibikorwa by'iterambere ry'abaturage, baho ikorana naho idakorera benshi. Hari abantu benshi Grace Room yafashije kureka ibiyobyabwenge. Uwo n'umurongo ufatika kuva mu bikorwa bibi bigayitse birimo byinshi bikomeye. Hari abantu Grace Room yakuye mu bucuruzi bw'udutaro, babaha igishoro, babashakira imyanya. Hari mu isoko rya Nyabugogo abamama 100 bari bambaye imyenda y'umweru baje muri BK Arena gushima Imana, bahawe iseta na Grace Room, bahabwa igishoro, baracuruza. Ubu ntabyo kongera kwirukankana n'inzego bagenda bagwirirana. Urumva, hari abana utabara umubare Grace Room yishyurira amashuri, school fees. Hari abantu batabarika Grace Room isura kwa muganga igemurira. Niba umuntu akumenya akagufasha gukira spiritually, soul yawe igakira ikabuhoka n'abawe, ukamenya kuziba icyuho, ukamenya guhagara mu cyoho cy'umuryango wawe, ukamenya kwisengera, ukamenya gusenya ibicaniro by'umwanzi, ukamenya kubaka igicaniro cya Kristo muri wowe, mu rugo rwawe, mu bawe. Umuntu akageraho akanakumenya ku byo biri physique, biri tangible, bifatika. Ese ubundi uwo muntu ubundi yafungirwa? Uwo muntu ntago yafungirwa. Uwo muntu ahubwo yashyigikirwa, yahabwa support, kuko afitiye igihugu akamaro. Gukura urubyiruko mu biyobyabwenge n'ibindi bikorwa baba bahugiyemo hanze aha ngaha bigiye kutumarira urubyiruko.
uwo muntu ntabwo afungirwa ahubwo arashyigikirwa. Ubwo rero n'andi madini n'amatora ahubwo mugere ikirenge mu cya Grace Room, umuyobozi w'idini ntakagende muri Range Rover kandi hari umuyoboke w'idini ryo utabona na bitatu bya mitiweli. Ibyo muri Grace Room ntibibaho. N'andi madini n'amatorero mwahawe amezi 12 guhera mu kwa gatatu 2025 amabwiriza bagenga RGB yavuguruye. Updating imikorere yanyu abantu bakire kuri roho no ku mubiri, nibyo biba muri Grace Room. Kandi guys, dushaka views ahandi ariko tudafashe umwanya wo kwinterpreting iby'umwuka tubyinterpretingisha umubiri. Izo ni domaine ebyiri zidahura. Ibintu by'umwuka kubyinterpreta mu mubiri ntibihura, nushyiramo logique z'umwuka n'iz'umubiri ni ibintu bitari buhure. Ariko ikiza nuko abatarabisobanukirwa namwe Umwami Imana arabashaka ngo muze mwakire Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu, mukora izindi nkuru nshya musobanukiwe rwose. Nimwe ahubwo Kristo yaje ashaka. Views zirahari udasebeje ibyo utumva. Urumva, views zirahari udatutse umwuka wera. Kandi guys, mwibuke ibintu byabaye muri Amerika ejo bundi. Inkongi y'umuriro iraza, abantu bacika ururondogoro kandi n'abantu basobanutse bafite ibikoresho bihagije, za kizimyamwoto zihagije, za drone zizimya umuriro zihagije. Ariko mwabonye akanyafu hariya k'umuriro k'inkongi y'umuriro. Guys, uko dushakamo views kose, uko duharabika kose, uko tugira amashyari kose, uko tugambana kose, uko dupinga iby'umwuka mu mubiri, sinzano ubwo burenganzira umuntu abukura, ariko dufite uburenganzira bwo kuvuga no kwisanzura mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko guys, tugira ahantu tugarukira. Burya Imana ntinegurizwa izuru. Ako kantu ntukibagirwe. Ufate Pastor Julienne Kabanda umushushanye y'ikintu cy'icyo kukimuzingireho, uvuga ibyo wivugira ngo akoresha ngo imyuka y'ibiki. Guys, urinde ururimi rwawe, uvuga umuntu ariko ntuvuge nabi Imana imurimo, kuko Imana ntiginegurizwa izuru. Abantu mushaka gutunga intoki muzitunga umuntu ariko ntimuzitunga Imana. Imana ntinegurizwa izuru, mwuka agira Imana. Imana ntinegurizwa izuru. Utunga urutoki rutunga umuntu mugenzi wawe wambaye inyama n'amaraso, ariko ntugira urutoki utunga Imana. Ntinegurizwa izuru uwo waba uri we wese. Byo nawe urabizi. Muri BK Arena twavanyeyo victory, twavanyeyo ubutsinzi, twavanyeyo gutwikirwa. Iyo silence muri rendezvous y'Imana yo gusubira muri BK Arena bwa kabiri twahavanye iyo message. Ejo bundi Imana yatubwira ngo none hiratwimuye, ndi kubibibutsa. So Grace Room rero niduhagarare mu cyuho, nidusengere mami iri shuri turyimukemo, ubundi twongere duterane nk'uko bisanzwe, umurimo w'Imana ukomeze waguke kandi ubuntu bw'Imana bukomeze bukwire muri twe ba Grace Room n'inshuti za Grace Room. Igihe cyo guhagarara dukomeye ni iki ngiki, ntagire umuntu wavanga ngo abari baravuye mu biyobyabwenge ngo bagiye kubisubiramo, ngo bari baravuye ngo muri ibi ngibi ngo bagiye kubisubira. Nta mu Grace Room uzasubira aho yavuye. Gusubira ku birutsi nk'imbwa ntago bizaba ku Grace Room, kubera yuko ubuntu bw'Imana bukomeje kugwira muri twe. Imirasire yo muri Grace Room ntawe itarasiye wageze hariya wamenye ubuntu buri muri Grace Room, ahubwo guhagarara tukagaragaza uwo twamenye igihe niki. Nta muntu wo muri Grace Room, nta muntu wabatijwe mu mazi menshi ejo bundi uzagwa ngo nuko ngo hasohotse itangazo. Never. Ibyo ndabyemeza mpagaraye ku maguru yanjye abiri, kubera yuko ubuntu bw'Imana buri muri twe. Grace Room nk'inzu yafungwa, ariko Grace Room ubuntu bw'Imana buri muri wowe, n'icyumba cy'ubuntu kiri muri wowe, ubu noneho kiri muri wowe mu Grace Room. Ubwo rero byo ntibyahagarara, ntihagire umuntu ucika igikuba ngo Grace Room ngo bigiye kugenda gute, turi kwimuka. Ishuri tugiye kwimukiramo bari kurisiga irangi, urumva? Iryo turangije ubwo hari abari kurijyamo, ariko twe turi kwimuka, tuvuye hamwe tugiye ahandi. Komeza uhagarare neza nshuti y'Imana. Mami abone yuko yareze abakuru, urumva? Yareze abakuru. Hanyuma nje guteguza abantu kugira ngo bitegure ahantu bazandika ubuhamya, bitegura ahantu bazarikodinga ubuhamya bw'ibyo Imana iri gukora n'ubu ngubu itangazo ryarasohotse. Grace Room members rero, nshuti za Grace Room aho muri hirya no hino hose, Grace Room Uganda, Grace Room Burundi, Grace Room Canada, Grace Room America, Grace Room Africa, Grace Room Rwanda, abakurikirana online, abaza guteranira i Nyarutarama,
Daniel Style irakomeje, Ranshawa irakomeje, ujye uyikomeza ku giti cyawe kandi ibyangombwa urabifite kuko wamaze kwisobanukirwa uwo uriwe muri Kristo. Hanyuma rero narinje no gushimira mami, narinje gushimira Pastor Julienne Kabirigi Kamana ko kugeza ubu yacecetse. Hari akavideo ejo bundi nabonye rega ari kubivuga, nta kintu na kimwe rero kijya kiba muri Grace Room mami atabivuze, Imana itabivuze bimunyujejemo. Iyo ibintu bihagurutse muntu wamenye Kristo uraceceka, inkuba zigakubitana uzireba, ubundi ugasohoka uvuga wowe uri guhamya. Ndashimira mami ko yacecetse, kandi ntabwo agomba kubura guceceka kuko nta cyamutunguye kirimo. Mami rero turi kugusengera, nawe uri gusenga, uri no gukora ibyo RGB ivuga niba hari ibirimo wakora, ariko ukomere, tukuri inyuma, turagushyigikiye, turagukunda, amavuta kurimo turayubaha, yaradukoreye, yadukuye ku rwego rumwe yatugishyize ku rundi. Umva, ufite aba members mu ntara, twambaye rasoro duhamya Grace Room. Ejo muri hari umuntu iri tangazo rikimara gusohoka wahise anyandikira inbox arambwira ati ahita akora screenshot yari atangazo rya RGB ahita yandikaho munsi ngo ese ngo ni ibi byanyu. Nahise mwani ibi nta birenze, nanditse ngo nta birenze, ibi na administrative nagahe gato yabikaba bigiye ku murongo. Rero inshuti za Grace Room nta birenze, niba bira administrative ako kanya bigiye gukemuka kandi tugiye kwimuka kuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi. Mami turagukunda, we support you, turi kugusengera, kandi nukuri ibyo watwigishije biturimo. Twazi Nyarutarama tutahaza, tutakurikira online kuko amateraniro atari kuba, twebwe turaba Grace Room, ubuntu bw'Imana buturiho, ineza twakiriye bikunyuzemo iracyaturimo kandi iracyaganje muri twebwe. Ibyo nibyo tukwijeje, turi kugusengera, turacyubashya amavuta kurimo, kandi nawe komeza ushininga aho uri hose. Niba ari n'amashyari si ubwa mbere, niba ari n'abashaka kugambanira bakora n'ibirenze si ubwa mbere bagiye babikora. Ubuhamya burahari burivugira, kandi Imana yagiye ibikurenza. Nta na rimwe rero Imana yigeze isezeranya umuntu kuba kuri ino si mu buzima buzira ibibazo. No muri no domaine y'abasenga guys, naho imijugujugu irahagera, ariko Imana idusezeranya umutuzo no muri bibazo, umutuzo no mu bibazo. Mami turagushimiye yuko utuje no mu bibazo, kandi komera tukuri inyuma. Aba Grace Room twambaye rasoro, umunsi ejo bundi bazasohora irindi tangazo ry'uko twongeye gukora protokole, bazabe hafi bamenye uko batwicaza, uzareke no muri koridoro harya hasi tuhicare hose kuko umunsi rizasohoka. Umva, imuhanga tuzavayo noneho n'amaguru, twakoze defile tuzaba twahageze, kandi ubundi turahari ku bwawe. Hari umuntu nabonye ahantu kuri social media imwe, ntashaka no gutindaho ibintu, ntabwo ngeze yambitindaho, nanze no kubijyamo ku bushake kuko nta na rimwe iby'umwuka bisobanuzwa iby'umubiri. Ariko hari umuntu nigeze mbona avuga ngo ese ngo niba ngo ibyo bintu ngo ari iby'Imana yanyu kuko mwaretse iyo Mana yanyu kwisobanura ikabikemura, nabivuze. Imana ntigikemura ibibazo abantu bashoboye gukemura. Niba ari ikibazo cya RGB na Grace Room kiri mu madosiye, mami abirimo na Grace Room. Niba ari diri zakemurwa n'Imana nayo ibirimo. Icyo sicyo nshaka kugaruka, ahubwo ndashaka kuvuga kuri comment yari yanditseho ngo mwacecetse ngo Imana ikabyikorera, ngo Grace Room ngo namwe ngo mwerekana ko ari mwe musenga mwenyine. Okay, nitwe turi kuri plateau, nitwe turi ku meza, nitwe turi kuvugwa, kandi Imana rero bitubwira 27 z'ukwa 4 2025 ko Grace Room igiye kuvugwa. Nitwe tugezweho turi kuvugwa, kandi impamvu turi kuvugwa nuko dufite ibyo kuvugwa nka Grace Room. Ngo nimwe musenga mwenyine, ngo biki nibiki simbizi, ntabwo imibare y'abasenga bonyine nyizi, ntabwo ari ngiye ishinzwe, Imana ni yishinzwe ni yizi. Ariko reka nkubwira aka kantu nsoza, iyo tuvuga Imana ntabwo tuba dushaka kwerekana ko dukijijwe kurusha abandi, ahubwo twabonye Imana ikora ibyananiye abantu. Nibyo byirato byacu muri Grace Room. Subiza inyuma wongere ukumve, cyangwa reka nkagusubiriremo. Grace Room impamvu iyo wumva tuba dufite ibyirato bya Grace Room by'Imana iri muri Pastor Julienne Kabirigi Kabanda, by'ibitangaza by'ubuntu twagiriye muri Grace Room, impamvu tuba tubivuga tubyirata suko dukijijwe kurusha abandi. Iyo tuvuga Imana ntago tuba dushaka kwerekana ko dukijijwe kurusha abandi,
ahubwo twabonye Imana ikora ibyananiye abantu. Ngiyo Grace Room. Grace Room, dukomere, ibyiza biri imbere, kandi turimutse mu bwiza buruta ubwo twari dusanzwemo. Ciao, ndabakunda. Muntu ugeze bwa mbere kuri ino channel, iyi ni Big Grace TV, nitwa Marie Grace Bagambake. Kanda aho handitse subscribe, kandi no kuri iyo nzogera, buri video yose dukora izajya ikugeraho bwa mbere, kandi ujye udusharinga. Ujye ureba video yose irangiye, tuba dukeneye watch time kugira ngo tugire urundi rwego tugeraho kuri YouTube. Aka ni akazi, ndakubwiye ngo ni akazi, ntabwo ari ugupfa kuvuga no kuvugagura. Aka ni akazi. Mudushyigikire, namwe Imana ibashyigikire kuri ino siningira nkugire. Murakoze kandi kudushyigikira. Grace Room turakomeje imbere cyane. Ciao.